siko none mbona uzindutse cyane mwaramutse azinduka se shaho agiye ko nta nunkorera mu ngata ngira shat batujyanye dore none je mushiki wanje bahari ureba ibi bintu nzihorera buretse uzabureba uzihorera nibyo nta kabuza nzihorera uzihorera ako byo muramutse boni ese ubundi umuntu aha n'ibyo yakoze babitwaye kagasiga ubusa ahandi gukiwo bakicucu akuntu utari ikigo ryo handorera yewe ndagiye matabaro nzira ubucike nzira iki gira imbeho yo mu buriri ngira iki ndagowe harya ubu ngo tuzababarire twiyunge yewe simbizi nanze ndagiye nubwo ntako leta itari yansindagije ngo incike tumererwe neza ariko ntacyo nishaka nitahire ariko mubye ko tudaherutse kujya gusura sogokuru tuzajyaho mu cyumweru gitaha umusore akumbuye ndakumbuye nyine nikumbure n'amata yawe amata umusore azahirira ishimwe se nazahirira se mwaje mukamwe igikoma ubwo se watuzaniye nta kibazo siko mbona mugiye kujya ku ishuri nzisigarana jyenyine ubu ngubu ura uzisigarana nyine se wagira ngo tujyane ko ariwe wanze kwiga ariko shani nawe ntukavuge gutyo yoboye ko Jay yirirwa akora imirimo ya hano muri uru rugo gusa agiye twabaho dute twabonye ibyo se birakaze cyasha munanirirwa mbaye ngira mukagira ngo ndise ujye ubikora nyine se ujya nze mbikore kaye ugumye ncokoze je bwagiye ubona kuriza ehe umurekera aho ngaho se nyine tumwe ababyeyi bacu bagiye murahayoboye kandi ntitumenye ngo tuba abantu bakuru ntawe uzatumenya dore ko na sogokuru watureze ashaje shani jya ugabanya ubutesi mwamwe mujye mureka gukomeza mumugura n'abasigaye uyu rwimbwa nshaka urwimbwa ariko yewe kanigendere ariko byibuze u Rwanda rwabaye paradiso si nk'amahano twavuyemo gatsindwa n'Imana mbonye kuzukuru twangika tuntu tuzi nta kibazo ntabwo nzapfa nginshike itabana bo banjye sesoko umwana nagiye kuvoma none nahuye n'abarimo bavuga ngo ibintu bya jenoside mwana we jenoside iragahera mu ruganira kw'ishyanga zitumye abantu basaza nabi gutya urazi ibintu by'imitungo twari dufite byahokeye aho ngaho abatarakorewe amabi barahunga abandi barapfa abantu umuntu bakamufata bakamutema neza gutya agapfa imigezi ihinduka amaraso gusa bitewe n'iki n'ivangura ry'abazungu batutemo bakatera ishyamba nyuma y'ishyamba njyewe barimo babivuga nkumva njyewe ni nk'agafilime njyewe nk'uko byaramwe se ibyo by'amafilime ndabizi ariko icyo nkubwiye cyo abantu
umuntu agafatira agatema akashyira hasi agatema undi bakajugunya mu mazi ntawe wari ukibona amazi anywa yari amaraso gusa umwana we ibintu amahano yatugwiririye yeyo maba ngo ndebe buriya ndumva ari nk'agafilime pe mwana wanjye siga ntukabibone dore umubyeyi utwite baramufataga bakamukuramo inda ngo ni umututsi urimo bagahita bamushyira mu isekuru bagasekuranya bokasekurwa n'iminsi umuntu akamufata neza agasekura mu isekuru umwana ntusekura ibiheri nyaku soko ibintu namwe ndumva ndi kukubura n'ibiki umuntu bakamufata neza bakamusekura bagasekura ntusekura ibiheri by'imyumbati mwana wanjye umva wagahungu dore hari n'umwana w'umuturanyi yanganaga nk'uyu mushiki wanjye mushiki wawe baramufashe baramusambanya ureba ukuntu angana akana kangana nk'uyu nguyu ngewe mufashe ngewe ureka umva angana nk'uyu mushiki wawe baramufata baramusambanya barangije banamujugunya mu ruzi akamufata ne akahita amujugunya no mu ruzi ubwo se atazi koga ibyo nibyo bari barimo se koko none se ubwo ngubwo ntihabagamo ingona soko none si ibyo bari babyitayeho nkaburiya se wowe uriya se wowe wabaye iki umva wa mwana we si ibi bintu byabaye mu Rwanda mba ndavuga nibyo bitumye buriya hahamutse byateye imitima yoroshye abantu benshi mwokabyara ahubwo genda ndebera umwana wanjye cyose uriya we wabaye kandi wihute ujye kureba nyine genda ngiye kubanza ujye kureba Sam ngo ngiye kureba Sam se ntabwo ubizi ko dusigaye dukundana ntibishoboka Sam wo kwa Violeta isi gutanga iriya miryango yaduhemukiye ntibishoboka ariko si ubundi reka nkubaze Shadra ubundi yaba ari wowe wari kubigenza ubu muri hano wigeze ubura umuhungu mwakundana muri satere ubu se we wagira ntibishoboka n'undi munsi muzakundana ntakitwa Shadra inchki tuzakundana uziyaho none uzabikore natinze uragize akabazo ariko sibyo sheri none se bimeze bite ntabwo ari neza habaye iki sheri ikihe kibazo ufite nese ibyo nibyo wamagare umva haguruka sibyo yawe oya sheri nese ufite ikihe kibazo nese nta mivuga oya nyine nifuza gusaba imbabazi ku bw'ibyo twabakoreye biriya ni ibyahise sibyo sinzi ikibazo ufite umva haguruka ibindi bigiye rwose basheri sibyo biriya ni ibyahise sinzi impamvu ukibigenderamo rwose cyane ko nta n'uruhare bifitemo cyabaye tutaravuga rega sheri biragoye kubyizera ubu nakwizera ko unkunda hejuru y'ibyo data yabakoreye sheri nzakwereka gute ko ngukunda niba ndagukunda cyane nta n'ikindi nitayeho rwose icyo ndeba ni urukundo rwacu mbese sheri iyo ureba ubona urukundo rwacu rushoboka sheri ubwishe ukuri njye natinye no kubibwira mama nanjye nagize ubwoba bwo kubivuga gusa reka nkubwire yabyemera atabyemera nta kizambuza kugukunda hejuru y'ibyabaye twe tudafitemo uruhare murakoze cyane nanjye nuko sheri umva sinzi nako sinzi ukuntu nabikubwira
Muraho neza abana simbasha guhaguruka. Muraho neza. Muraho cyane. Mwabaye abo. Bana bani mujye kuzana udutebe mwe munganiriza. Sogoko ngiye kwihora abati. Ni udutebe hano. Aho mbabona reka sinkikamura. Murakoze sebo. Bana ba amakuru ya neza se. Imana ishimwe ndabona mwarabaye abagabo inkumi. Nanjye ndaho bukeya ndashaje. Sogoko hari ibintu twari tuje kukubaza. Baze bana. Sogoko tumaze gukura twifuzaga kumenya ku buzima bw'ababyeyi bacu ko byagenze. Ariko se mwabana ibyo bintu mushaka kubimenya koko? Oya Sogoko ni ukuri turashaka kumenya ukuri ku buzima bw'ababyeyi bacu kandi wihangane tubabarire utubwire dore tumaze gukura. Mwana banjye rero reka mbibabwire. Dore ari ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane mu 1994 ababyeyi banyu nibo bapfuye kwikubitira. Umubyeyi wanyu umwe baramutemye bamujugunya mu rwobo, undi we bamujugunye mu mazi. Uko byagenze ku itariki 7 dore hari kwikubitira. Ngaya amateka y'ababyeyi banyu uko byagenze n'abana. Ko mbonye ko mugateka bate tuno twana niko rero kuza kubashyira mu nzu iwanjye nkabagaburira nubwo n'abana mwebwe nta n'ibyo mwari mu nzu mwari mukiri bato ariko ndabona mwarakuze. Sogoko bagiye bisengera ubwo none se ababyeyi bacu nenda bataye mu mazi. Uwo bataye mu mazi ni mama wanyu. Mama nubwo rupfu yapfuye Sogoko. Papa wanyu niwe batemye bamutema ku izosi. We Bagize imipanga birahita. Mwana wari watsinze wari ukinywa amata. ngiye kwihora abati Sogoko. Ubundi abana be nuko byagenze ababyeyi banyu bapfa batyo. Urupfu ababyeyi banyu bapfuye, mama wanyu bamutaye mu ruzi, papa wanyu ari wamutemye imipanga. Sogoko ibyo bintu muri kuvuga ko ushaka kubyumva. Simana. Shani sawa pe. Saduwe nagushaka. Wanshaka? Rwose. Hari bindari mbye. Nabizwa Jose ni sasa kakundana na Sam. Zine mushiki wanjye se? Rwose. Uzabaza. Nta gituzo. Joseline akundana na Sam. Sam warahiriye. Sam wo kwa Violeta. Iriya mbyaho yarahiriye. Umva bazakundana ari uko giye bampambe. Gira ahubwo uzaba wumva kanjye nawe mana. Sima, hari ikibazo nashaka kukubaza. Aza nta kibazo. Ubundi kuki utashatse undi mugabo? Urabona kubaho rwose ndi jyenyine nta karumuna kanjye. Mwana wanjye rero ntabwo nakubyaye rumwe nk'uko bivuga. Wari mwavutse muri abana bane. Imbere yawe hari abandi bahungu babiri n'umukobwa umwe. Yari 1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Papa wawe bamwicanye n'abo bandi bana batatu. Ubwo rero rwose mwana yanjye gutekereza gushaka undi mugabo byo ntabwo byari kunzamo pe kuko papa wawe yari umuntu mwiza
yamfataga neza yaranditishije nta ruhirwe nzi sinigeze anambwira nabi ubwo urumva ko gushaka undi mugabo ntabwo byari bitabiza rwose ndumva bitari byoroshye ariko ushaka undi mugabo pe yantera agahinda rero nkatangira nkicuza nta mpamvu cyangwa gutera agahinda nkihangana ntabwo ndi kumushaka rwose nyine sheri yambwiye ko nagera hafi yo mu rugo ari bumpamagare ahubwo ndabona nampamagaye reka njye kumureba nta kibazo genda rwose mubwiraze twishimiye kumubona umuhungu wanjye rwose urarumva yakuze mfite amatsiko yo kureba umukazana wanjye rwose tuzamufata neza abana bamuzanye neza mwana uraho amakuru neza twishimiye kubabona nanjye ni karibu nimwicaye bakoze none se amakuru yawe Amakuru ni meza. none se witwa nde Nitwa Kayitesi Joseline. ufite izina ryiza murakoze ndabona rwose warahisemo neza ntabyishimiye mwana ukuri merisi nta kibazo none se mukaza mama we yitwa nde Mama yitwa Nusiyata Nyirabuvugo. none se papa we yitwa nde Yitwa Vasitine. Vasitine Yewe. irindi Kayihura. ngo gake Kayihura. Kayihura Yewe. ariko umwana yanjye ibintu koko nanumvise mu matwi yawe ngo Kayihura mwana wa n'ibintu yatukomeye koko Kandi shiri nawe nabikubwiye. Nawe nakubwiye ngo tubyorore uranga ngewe. ndakurikira mama ndakurikira sheri kamurikire sheri rwose Nyine nubwo byagenze kuri ariko ntabwo bikwiye ko ngiye gukunda. nagatangaye ni cya gicucu cya Raheli akunda ubuntu utarasazeho Nese nkugize. nta n'isoni ugatinyuka kundana n'iriya mbwa ngo ni Sam Bakubwire bro. Ndakubaha ndanagukunda urabizi. Ariko iyo bigeze kuri Sam ibintu byose birahinduka. Urumva? Wabishaka utabishaka nzamukunda uzajye muri Nyabarongo. umva muzakundana ariko bampambye dukorane umurava dutere imbere dukorane umurava dutere imbere abaturage b'umurenge w'ubumwe hano dufite umushyitsi nyakubahwa meya ndagira ngo mumutege amatwi ku biganiro byiza agiye kuduha kandi muze no kumubaza ikibazo cyose muri we mufite nyakubahwa meya ni karibu mu bwatsi bwanyu gira amahoro ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge aho murakoze cyane nitwa Ngoga Fred nkaba ari umuyobozi w'aka karere k'ubwiyunge uko mugaragara mwambaye neza murakeye no ku maso muratanga icyizere ko ejo u Rwanda twifuza uko byagenda kose tuzarugeraho nta zindi nkomyi dufite hanyuma naje kubaganiriza naje ngo tuganire kuko iyo bavuze ngo inama ni uko ari uguhana ibitekerezo siko bimeze hanyuma nateguye ikiganiro tugiye kugirana kitari bufate umwanya munini bitewe n'uko hari indi nama ngiye kujyamo kandi ndumva tugiye kuganira neza kandi tuganira ibintu bikomeye icya mbere ni ubumwe icya kabiri ni ubwiyunge iyo habayeho ubumwe ni ibintu byiza cyane
ubwiyunge buzaho kubera ko bwa bumwe bwavuyeho. Si mubyumva? Bivuge ngo tugiye kureba ikintu cyatumye tutagira ubumwe, hanyuma turebe n'impamvu ubwiyunge bukenewe. Turebe n'ukuntu ubwo bwiyunge twabugeraho kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze rugere ku murongo mwiza nk'uko twabyiyemeje. Yego? Mbere mu Rwanda Abanyarwanda babanaga neza, bakundanye, bashyize hamwe, bagasabana, bagasangira byose ku buryo buri munyarwanda yaterwaga agatabarwa, hanyuma yagira ikibazo akagenda mugenzi we akamugira inama, hanyuma uko nguko bagendaga babana bakagira umuco w'urukundo, ari nabwo byabahaga kumva ko bakwiye gushyira hamwe kugira ngo bubake igihugu. Abazungu baje mu Rwanda basaba ko ukuntu tubanye bashaka kuducamo ibice. Mu Rwanda twari twisanganiye amoko, ari ubwega, ubuzigaba, umusinga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Tukajya n'ibindi bice byagaragazaga ubukire, aribwo Bututsi, aribwo Buhutu, aribwo Butwa, ariko nta kibazo byari biteye Abanyarwanda. Aho umuzungu aziye rero atwereka ko hari ibibazo bigiye birimo, ashaka kudutandukanya, ndetse iyo myumvire yashaka ko tugira aza kuyidushyiramo, turangije iyo myumvire tujyamo. Kugeza ubwo usigaye ari umuturanyi wawe ukamubonamo umwanzi koko. Ngira ngo mwumvise amacakubiri y'Abanyarwanda hano yaturutse. Hanyuma niyo mpamvu na bwa bumwe twari dufite bwatakaye. None icyo turimo turashaka ni ubwiyunge. Ubwiyunge nta kindi kintu cyatuma tubugeraho. Nuko ibyabaye birahari, byarabaye mu Rwanda, kandi ingaruka za jenoside mwarazibonye. None ikintu turimo turasaba muri ino minsi ya none, turashaka kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri. Turashaka kubaka u Rwanda rufite umurongo umwe rw'umunyarwanda, rutagira ubuhutu, rutagira ubutwa, rutagira ubututsi. Ngira ngo mwumvise ahantu byagiye bituruka. Rero reka mbagire ikintu kimwe mbasaba. Abantu bakorewe ibyaha turabinginze, mwemeye gutanga imbabazi. Hanyuma n'abantu bakoze ibyaha bagakora jenoside bagahekura u Rwanda, niho bace bugufi batera intambwe basaba imbabazi. Hanyuma nibasaba imbabazi bazihabwe. Ikindi kintu nanone, abantu bakuze mudufashe, mutuganiriza abana bacu. Yego, mubegere, mubabwire ukuri ku byabaye. Kwaye kumeza kubinjizamo amacakubiri, mubereka ko batari bamwe bakwiye gutandukana, mubereka yuko abo ngabo hari ubundi buryo badasa n'abavandimwe babo. Ibyo ngibyo n'umuntu wumva bifite muri we agenda ari bahana azagenda ajya bivugira, we kuturogera abana. Yego, kuko turifuza u Rwanda rw'ejo, u Rwanda ruzima ruzira amacakubiri, kandi twese hamwe umurongo ukaba wo kubaka igihugu turi Abanyarwanda. Ndetse muri yateremo igira ngo ndi umunyarwanda. Ngiye kubaha umukoro, ariko ntabwo bikomeye, wese ntarebe mugenzi we. Mubwire ngo kuki tutarebana ngo twishime. Kuki tutarebana ngo twishime. Kuki tutarebana ngo twishime. Yewe mfite ikibazo. Baza ikibazo cyawe. Nyakubahwa, ikibazo cyanjye kiragira ati, abandi ko mwabemereye inka, ngiye nimuyime bimeze bite? Murakoze cyane nyakubahwa meya. Abaturage muramuzi? Yego. Arayikwiye? Yego. Agira umutima mwiza? Yego. Bwana Gitifu, murebe uko yujuje ibisabwa, hanyuma nawe utaha mu muhera. Yego rwose nyakubahwa, tugiye kugitekerezaho ikibazo cye tugikemura. Ikindi kibazo cyangwa igitekerezo dukomeze kuganira. Nyakubahwa meya. Yego musaza. Oya nushaka yo komeza yambaye ingofero musaza, nta kibazo. Murakoze cyane muyobozi. Yewe rero nyakubahwa muyobozi, si ikibazo ni igitekerezo. Turabashimiye kuri ibyo biganiro byiza muduhaye, sinarinze na meya, none ndamubonye. Igitekerezo cyanjye rero nagira ngo mbwire abana baraha, urubyiruko ruraha ngaha, mbabwire ko u Rwanda kera rwari rwiza, ruza kuzamo ibibazo nk'uko meya yabitubwiye. Kugeza ubu ngubu ni paradizo pe. Rero kuva na kera nta macakubiri yari ariho, kugeza n'ubu ntagomba kuba amacakubiri. Abo batwa, abahutu, abatutsi
biriya ni ibintu byazanywe n'abazungu nk'uko mwabitubwiye kandi nanjye ndabizi nta rurimi rw'urutwa rwigeze rubaho nta rurimi rw'uruhutu rwabayeho yemwe nta rurimi rw'urututsi rwabayeho none abana bato nagira ngo mbabwire ayo macakubiri yatubibwemo amahano akatugwirira ntibazayubakireho bubaka u Rwanda twifuza natwe tuzasaze neza twigendere nyakubahwa meya murakoze amakuru se yewe Violeta we amakuru ni meza rwose nta kibazo mbese mumeze mu reka ntakomeze nagize kuba nibana n'ubucike niyo nkibwumva merewe nabi Iriwe yemwe n'amatabaro yaje hano amakuru aho neza mataba rega muriho rahura koma iri hakurya aho muraho yewe mataba ngaho buke nyine by'ubu ngubu aka kavura karahageze barahageze mugari gake ntakumva muzengiza amahirwe rwose nagushakaga uje nakwifuzaga ku buryo ndi buze gukurira mu rugo rwose iyo utazi uzi ishyano byaguye iwanjye ubwo uzi yuko wa muhungu wanjye mugabo akunda araryashyira n'umukobwa ryo kwa Kayihura numva rwose nashaka kubyihanganira pe ntabwo nabashyigikira ngo babane erega uyu ni umurimo Kayihura nyakukugana umuruhu uwo mukobwa ngo murashaka rero barakwegana ngo bazashakane ngo bafite ubukwe Kayihura ni ugize inshike ngo kagira imana ariko jye sinabashyigikira rega yewe ubwo uzi ko bambwiye ko bashaka kubana ariko sinshobora kubashyigikira uko byagenda kose kereka nimba narapfuye mbega ibintu byiza abana bagiye kubana ngibyo ibyo meya yatubwiraga ejo bundi mu nama nanjye kandi mba n'igitekerezo natanze nuko cyari kimeze abana nibo bagomba kunga imiryango ibiri umwe wahemukiwe n'undi muryango wahemutse abana nta ruhare babifitemo mureka abana bibanira ahubwo mbega ahubwo ngiye kuzipira neza koko niko bimeze se ngo babane ubwo bumwe n'ubwiyunge ntabwo bishaka muzehe nyamara mureka abana babane ubwo azanyubaha azakubaha abana bazunga imiryango mwongere mubane muba abanyarwanda nta moko arimo naho ubundi nimutiyunga n'ubundi muzaba mufite ya ntimba iri ku mutima mugarura ibintu by'ubwoko mwebwe mureka abana babane nibo bazahunga koko pe ubu koko baziyunge tuziyunge nabo ubu koko tuziyunge nabo nibyo badukoreye nanjye ndumva ntabishaka rwose cyakoze iyo nama nayihozemo ya meya navuye njye ntabyemeye neza nanjye narindiye reba nuko bangiza uku nguku ahubwo iriya nama narayikunze umva rwose mataba pe uyu musaza ndamwubaha niwe muntu wa mbere nubaha mu buzima bwanjye kuva rero abinsabye ndabyemere ko bazabana iwacu se ubwo ikibazo kizavuka azamfasha kugikemura siko muze ntiwumva ahubwo rwose nta kibazo bazabana ndabashyigikiye umutima wanjye urabohotse icyakoze koko nibabane nanjye ndabyemeye ntabwo nahinyura icyo inama ya meya yavuze nibwo bumwe n'ubwiyunge nibabane rwose nta kindi nawe neza cyane
Ubaranje hano kugusaba imbabazi. Nta kibazo. Wivunika rwose. Twarabahemukiye rwose. Wivunika haguruka narakubabariye. Hari n'abandi benshi. Oya haguruka nta kibazo nakubabariye n'ukuri. Waramubariye koko? Narakubabariye n'umutima wanjye wose. ahubwo reka nkuzanire agatebe umbwire amakuru. Babukoze ko ntabwo navuga ko nzongera kwicarana nawe. Nabundi rwose kayi wisanzure narakubabariye. Noneho rero hari ikindi utazi gishimishije. Uzi ko umuhungu wanjye n'umukobwa wawe agiye gukora ubukwe. Ndashimye. Nuko ndi babyeyi bahari ngo bavuze impundu ariko harakabaho leta y'ubumwe n'ubwiyunge utumye nongera kwicarana na Violeta kabisa. Imana ishimwe.